Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguha ikaze hano mu murenge wa Bumbogo, aho tuje mu miturire kuhaguha ikibanza gifite ubuso 300 burenga, kiri ku muhanda mu miturire muri R1, ahantu heza cyane nawe wakwishimira kuza kuba wahagura ikibanza. Ngira ngo muri kuhareba karitsiye, ni karitsiye nziza yegereye ibikorwa remezo byose. Aho waba uherereye hose, aha hantu ntacyo wahashinza. Muri Nyagasozi niko gace dufite ka VIP kari muri iki gice cya Nyagasozi. Nkeka ko aha hantu ntacyo wahashinza. Ngira ngo uri kubona imbere dufite centre de santé, tukagira amashuri, tukagira amativeti, tugifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano muri Nyagasozi kandi byegeranye, ku buryo aha hantu hatuwe mu buryo bwa gisirimu. Ahantu ntihagucika, hahagaze miliyoni 4 n'igice, R1 4 n'igice ku muhanda. Icyo kibanza tugiye kukijyaho, nturambirwe, dukomezanye icyo kibanza tukikwereke. Kiri imbere hano gato cya accessinga umuhanda, tubibutsa ko umurenge wa Bumbogo uri mu karere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo bishatse kuvuga iki rero? Uyu ni umujyi wa Kigali. Aha rero kuri Bumbogo Real Estate tubazanira imari ziri affordable ku bantu bose bagenda bisangamo, ku buryo tushobora no kuguhinza ufite parcelle iri muri parcelle nini nko muri mu bihumbi 2 bya square meter kuri miliyoni 6, kandi inzu irimo umuriro ariko nanone idakora ku muhanda, na miliyoni 1,800,000 tuba twakubonera inzu ifite agaparcelle. Rero ikibanza ngiki turi gutemberezaho kamera, ngira ngo muraza kubona haraguru yaho hari amakadasteri, kiri muri karitsiye nziza cyane. Ariko twibutsa ko aha hantu nta autorisation baratangira gutanga, nta autorisation kugira ngo utamamagara umbwira ngo ngaho hantu ngo nze mpite mpubaka. Oya, hari icyo bisaba. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.